ikaze kumenya ICT. Twongeye kugaruka kumenya ICT tureba ibijyanye n'isomo ryacu bijyanye no kumenya ibijyanye n'ikoranabuhanga. Reka rero tugiye kureba hamwe uyu munsi, nabibutsa ko turi kumwe n'umuvandimwe François Xavier Twizeyimana, akaba ugiye kutugezaho isomo ry'uyu munsi. Isomo ry'umunsi rero tugiye kwiga isomo rigendanye n'uko waba ufite email, creating Gmail account, ukaba uri umunyeshuri, ukaba uri umwarimu ukeneye kumenya bitandukanye cyane. Tugiye kureba ama features cyangwa characteristics zijyanye na Gmail account, tukazinyuramo muri make, noneho nyuma tuzagenda tureba imwe kuri imwe. Reka turebe rero ibintu biranga account yacu ya Gmail, ibyiza byo kuyikoresha, gukoresha iyo email tugiye mu buryo butandukanye bwo kuyikoresha. Icya mbere tugiye kurebera hamwe rero, tugiye kureba ibintu bifite Gmail yacu bifite, turabihera kugira ngo tubirebe neza. Turabirebera muri ubu buryo, icya mbere the features, the title is the features of having features cyangwa opportunities cyangwa characteristics. The opportunity cyangwa the features of having Gmail account. Niyo nsanganyamatsiko y'isomo, Gmail account. Ibyiza byo kuba wakreating ufite account muri Gmail nibyo tugiye kureba hamwe muri ubu buryo. Icya mbere tugiye kurebera hamwe muri Gmail account, ugomba kuba ufiteho opportunity. Icya mbere ugomba gukora icyo bita, niba uri umunyeshuri cyangwa uri umwarimu, ushobora gucreatingaho ugatanga groupe wake. Nk'ubu turi mu gihe cya covid, ukaba wakosora abana mutegeranye, abana bakaba bakorera mu gihugu cyangwa hari n'abari hanze y'igihugu, ariko mwese mukaba mwakwigiramo. Icyo nicyo cya mbere. Icya mbere gucreatinga Google Doc. Google Doc ni document, ni Word iri online, Word, Microsoft Word, iri shareable online. Abantu bahererekanya bakora muri document imwe Word, ari nka TP cyangwa ari groupe wake cyangwa ari homework yahaye abanyeshuri, uri umwarimu ukaba wayicreatingiramo, wakoresha Google Doc. N'abana bakoresha Google Doc kugira ngo bakore iyo homework. Ibyo ni icya mbere. Ikindi ari attendance, ushobora gukora muri sheet cyangwa ushaka imyirondoro y'abana, ushaka imyirondoro y'abanyeshuri bawe, uri umwarimu uzakoresha icyo bita Google Sheet. Google Sheet ni tuvuze mu magambo make, nkuko twavuga ko ari Microsoft Excel ijyanye na calculation. Excel nayo iri shareable online, shareable washaringa, wahererekanya mukayisangira. Iyi Microsoft Excel online iri online muzayihererekana igihe ushaka gukusanya imyirondoro y'abana. Noneho buri wese akajyandika, ukaba ufite list y'abana muri Excel, buri mwana akandika imbere y'izina ryiwe. Uzabikorera hano muri shareable muri Google Sheet. Ikindi
ushobora gukoreramo attendance muri Google Sheet nanone, ugakoreramo attendance niba ari abantu bawe uri kwigisha online ugashaka kuba attendance, buri wese akandika imbere y'izina ryiwe, uzabakoresha Google Sheet. Iyindi nziza ushobora gukora muri group waka cyangwa muri TP runaka, ugashaka gukora ibijyanye na presentation, tuzakoresha icyo bita Google PowerPoint. Mu bisanzwe twakoresha PowerPoint, ariko turashaka gukora presentation tutegeranye, tuzakoresha icyo bita Google Slide. Google Slide ni PowerPoint online shareable tusharinga, tugahererekanya, tukaba twapresentinga umuntu mwari mu kindi gihugu cyangwa ari ahantu hatandukanye naho nanjye ndi, ariko tukajya tubireba twese turi muri presentation batwereka muri summary ya PowerPoint. Ikindi cyiza cyo gukoresha Google ukemera kuba account ni ukuba twakoresha icyo bita Google Class. Uri umwarimu ushaka kwigisha ishuri kuri internet. Google Class ni ishuri ugashyiramo amakaye n'abanyeshuri, bamara gushyiramo abanyeshuri, ugatanga mikoro, ugatanga note, ugasanga ibishoboka byose za assignment mu ishuri, kuburyo umunyeshuri uzinjira muri iryo shuri azabasha guhita abibona. Niyo bita Google Class, tuzayikoresha. Ikindi cyiza cyo gukoresha Google account, hari icyo bita Google Form. Iyi Google Form ikoreshwa mu bintu byinshi. Icya mbere ushobora kubikoresha is used when want to making attendance. Ushaka gukora attendance y'abanyeshuri, nzakoresha Google Form attendance list. Niretinge nuza mate nkore iyo link, iyo form nyihereze abantu banjye bagomba kugaragara ko bitabiriye igikorwa runaka, nimba ari ishuri, nimba ari inama, nimba ari ikintu nzakora mu bijyanye na Google Form. Iyo bundi buryo nakoresha mu Google Form ni ugukora preparing quiz assignment tanga assessment, ama quizzes, homework, ibyo byose homework, hari homeworks, ugakoresha homeworks, ibyo nabyo uzazikoresha mu bijyanye no gukoresha ya form. Ubwo kujya ubasubmitinga iyo system, ugasetingamo n'amanota, uri umwarimu uriki ukabikoreramo hariya, n'abanyeshuri bakazazuza bakabona ntuza. Ikindi ya gatatu yenda dushobora gukoresha kuba kunoza uri gukora nka statistique, cyangwa uri gukora preparing nabita uri gukora teze, cyangwa uri gushaka gukusanya imyirondoro, ibitekerezo by'abantu batandukanye. Preparing the data, ushaka gukusanya imyirondoro y'ahantu runaka y'iki, ugakora agafomu abantu bakakuzuza. Collecting data, collection of different data
information ushaka kuvuga kuri gukora imyirondoro itandukanye, ibintu byose uzakenera gukoresha Google Form. Ni muri ubwo buryo rero ikindi ntakibagirwa ni uko ushobora gukenera gukoresha ikindi tuzakenera gukoreshamo Google ni iyindi opportunity nziza iduha ni ijyanye na iyindi opportunities ni uko baba muri iyi Gmail account get 15 GB used for storage. Ikindi kiza cyo kubaje bakoresha nabika ibintu bitandukanye. Opportunity to create YouTube channel. nayo udafite user account muri Gmail ntabwo wabasha guketinga channel kuri YouTube. nayo ni ikindi opportunity nziza iyi account yaguha YouTube channel. Gutanga comment, like, subscribe cyangwa umuntu subscribe cyangwa kumuha amahirwe likes, ugomba kuba ufite user account muri Gmail account. Ibyo nibyo byiza byo gukoresha Gmail account bitandukanye. uzagenda tureba kimwe kuri kimwe uburyo twagikoreshamo tubasha gukoresha kuri account. Okay, ibyo ndumva tubirangije bijyanye kubikoresha. Reka rero turebe uburyo aho biherereye kugira ngo tuzabashe kubyinjiramo turebe uburyo tubikoresha. Cyangwa no kuza gufungura browser yanjye